Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 42 dusoma ijambo ry'Imana. Turi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Uyu munsi turatangira n'ibice 21. Titire yaho iravuga ngo andi mategeko. Mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha guhindura, nubona intumbi y'uwishwe iri imusozi, wamwishe ntamenyekane, abakuru bawe n'abacamanza bawe bazagende bagera intera zivaho intumbi y'uwishwe iri zikagera ku midugudu ihagose. Umudugudu urusha iyindi kuba bugufi bw'iyo ntumbi, abakuru bo muri uwo mudugudu bazazane iriza bakuye mu mashyo batigeze gukoresha, itigeze gufatanywa n'indi ngo ikurure ikintu, bayimanure mu gikombe kirimo akagezi kadakama, kitahinzwe kitabibwemo, bayivunire ijosi muri icyo gikombe. Abatambyi b'Abalewi bigire hafi, kuko ari bo Uwiteka Imana yawe yatoranirije kuyikorera no guhesha abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka, kandi ari bo bakwiriye guca urubanza rw'imburanya zose n'urw'uruguma rwose. Abakuru bose b'uwo mudugudu urushaho kuba bugufi bw'iyo ntumbi, bakarabire hejuru y'iyo nka yavuniwe ijosi muri icyo gikombe, bavuge bati, amaboko yacu siyo yavushije ya maraso, kandi n'amaso yacu ntiyayabonye ava. Uwiteka, babarira ubwoko bwawe Abisiraheli wacunguye, ntubare ku bwoko bwawe Abisiraheli amaraso y'utacumuye, maze bazaba bahongerewe ayo maraso. Uko niko amaraso y'utacumuye muzayakuza hagati muri mwe, gukora ibyo Uwiteka abona ko ari byiza. Nutabara kurwanya ababisha bawe, Uwiteka Imana yawe ikabakugabiza ukabajyana ari imbohe, ukabona mu banyagano umukobwa mwiza ukamubenguka, ugashaka kumurongora, uzamujyane iwawe, yiyogosheshe aca inzara, yiyambure imyenda yanyaganywe, agume mu nzu yawe amaremo ukwezi kutagabanije aborogera se na nyina, nyuma uzabone kumurongora. Nubona ko utakimwishimira, uzamureke ajye aho ashaka, ariko ntuzamugire imbata, kuko uzaba umwononye. Umugabo nagira abagore babiri, umwe akaba inkundwakazi undi akaba inyungwakazi, bombi akaba abyaranye nabo, umuhungu w'imfura akaba uw'inyungwakazi, najya kuraga ntazagire umuhungu w'inkundwakazi umutware ngo amurenze uw'inyungwakazi, kandi ari we mfura koko, ahubwo yemereshe umuhungu w'inyungwakazi ko ari imfura kumuragira imigabane 2 y'ibyo afite byose, kuko ari we gushobora kubyara kwe kwatangiriyeho, ibikwiriye imfura n'ibye. Umuntu nagira umuhungu unaniranye n'umugome utumvira se na nyina, agakomeza kutabumvira, naho bamuhanishije ibihano, se na nyina bamufate bamushyire abakuru b'umudugudu wabo mu marembo yawo. Babwire abakuru b'umudugudu wabo bati, uyu mwana wacu yarananiranye kandi ni umugome, yanga kutwumvira, ni umunyangeso mbi kandi ni umusinzi. Abagabo bo mu mudugudu wabo bose bamwicisha amabuye, uko azaba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Abisiraheli bose bazabyumva bazatinya. Kandi umuntu nakora icyaha gikwiriye kumwicisha bakamwica, ukamumanika ku giti, intumbi ye ntizarare kuri icyo giti, ahubwo ntuzareke kumuhamba uwo munsi, kuko amanitswe ku giti ari ikivume ku Mana. Nuko umuhambire kugira ngo utanduza igihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Igice cya 22 nacyo titire yaho iravuga ngo andi mategeko. Nubona inka cyangwa intama ya mwene wanyu izimiye, ntuzihugenze ngo udahura nayo, ahubwo ntuzabure kuyigarurira mwene wanyu. Kandi mwene wanyu wo natakubaha bugufi, cyangwa niba utamuzi, uyijyane iwawe uyigumane, ugeze aho mwene wanyu wo azayishakira uyimuhe. Kandi n'indogobe ye uzayigenza utyo, n'umwambaro we n'ikindi kintu cyose cya mwene wanyu cyari kizimiye ukakibona, ntukwiriye kwihugenza. Nubona indogobe ya mwene wanyu cyangwa inka ye
iguye mu nzira ntuzihugenze, ntuzabure kumufasha kuyigandura. Umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Icyari cy'inyoni nikiba ku nzira imbere yawe, ku giti cyose cyangwa hasi kirimo ibyana cyangwa amagi, nyina ibundikiye ibyana cyangwa amagi, ntuzajyanane nyina n'ibyana byayo. Ntuzabure kureka nyina ngo igende, ariko ibyana wemererwa kubyijyanira, urekere nyina kugira ngo ubone ibyiza urame. Niwubaka inzu, uzubake ku gisenge cyayo ikigota kikarinda umuntu kugwa, kugira ngo umuntu atagwa avuye ku nzu yawe bikayizanira urubanza rw'amaraso. Ntuzabibe imbuto z'amoko abiri mu ruzabibu rwawe, kugira ngo utazakwa ibyezemo byose za mbuto wabibye n'imbuto z'imizabibu. Ntuzahingishe icyuma gikururwa n'inka n'indogobe zifatanije hamwe. Ntuzambare umwenda uboheshejwe ikivange cy'ubudodo bw'ubwoya bw'intama n'ubw'imigwegwe. Uzatere incunda ku misozo y'impande enye z'umwenda wambara. Umuntu narongora umugeni akaryamana nawe, akamwanga, akamurega ibiteye isoni, akamwita izina ribi ati, narongoye umugeni mwegereye nsanga atagira ibimenyetso byerekana ko ari umwari, maze se na nyina b'uwo mukobwa bajyana ibimenyetso by'uko ari umwari, babishyira abakuru b'umudugudu wabo mu marembo yawo. Se w'uwo mukobwa abwira abakuru ati, uyu mugabo namushyingiye umukobwa wanjye, none aramwanze, kandi dore amureze ibiteye isoni ati, sinasanganye umukobwa wawe ibimenyetso by'uko ari umwari. Ariko ibimenyetso by'ibyo ngibi. Basasa uwo mwenda imbere y'abakuru b'umudugudu. Abakuru b'uwo mudugudu bafata uwo mugabo bamukubite, bamuce ikiru cya shekeli z'ifeza 100, bazihe se w'uwo mukobwa, bamuhoye yuko yise umwari w'Abisiraheli izina ribi, nawe ab'umugore we ntazamwirukane mu gihe akiriho cyose. Ariko icyo kirego niba ari icy'ukuri, uwo mukobwa atabonetseho ibimenyetso by'uko ari umwari, bamusohore bamujyane ku rugi rw'inzu ya se. Abagabo bo mu mudugudu wabo bamwicisha amabuye, bamuhora gukorera ikizira mu Bisiraheli, nicyo gusambanira kwa se. Uko aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Umugabo nafatwa asambana n'umugore ufite umugabo, bombi babice, umugabo n'umugore basambanye. Uko aba ariko ukura ikibi mu Bisiraheli. Umugabo nasanga mu mudugudu umwari wasabwe n'undi mugabo akaryamana nawe, bombi muzabajyane mu marembo y'uwo mudugudu, mubicisha amabuye. Umukobwa mumwicire kuko atatatse ari mu mudugudu, umugabo mumwicire kuko yononnye muka mugenzi we. Uko aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Ariko umugabo nasanga mu gasozi umukobwa wasabwe, akamufatirayo akamukinda, umugabo wamukinze azaba ari we wicwa wenyine. Umukobwa ntuzagire icyo umutwara, kuko atakoze icyaha gikwiriye kumwicisha, kuko bimeze nk'uko umuntu atera mugenzi we akamwica. Umugabo wamusanze mu gasozi, uwo mukobwa wasabwe arataka, ntihagira umutabara. Umugabo nasanga umwari atarasabwa akamufata, akamukinda, bakabafata, uwo mugabo wamukinze ahe se w'uwo mukobwa shekeli z'ifeza 50. Uwo mukobwa azaba umugore we kuko yamwononnye, ntazamwirukana iminsi akiriho. Ntakagire ucyura mukase, ntakorosore umwenda wa se ngo amwambike ubusa. Icyo ni igice cya 23. Umenetse ibinyita bito cyangwa ushahuwe ntakajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Ikibyarwa n'ikinyandaro ntibikajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Ntakagire uwo mu rubyaro rwabo ujya mu iteraniro ry'Uwiteka, kugeza ku buzukuruza babo b'ibihe 10. Umwamoni cyangwa umumowabu ntakajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Ntakagire uwo mu rubyaro rwabo ujya mu iteraniro ry'Uwiteka, kugeza ku buzukuruza babo b'ibihe 10.
kuko batabasanganije ibyo kurya n'amazi ubwo mwavaga muri Egiputa, kandi kuko baguriye Balamu mwene Bewori w'i Petori yo muri Mesopotamiya ngo akuvume. Ariko Uwiteka Imana yawe yanga kumvira Balamu, ahubwo Uwiteka Imana yawe iguhindurira umuvumo kuba umugisha, kuko Uwiteka Imana yawe yagukundaga. Ntuzabashakira amahoro cyangwa ibyiza iminsi yose ukiriho. Ntukange urunuka Umwedomu, kuko ari mwene wanyu. Ntukange urunuka Umwegiputa, kuko ari umusuhuke mu gihugu cyabo, wari umusuhuke mu gihugu cyabo. Abuzukuru babo bazajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Nutabara kurwanya ababisha bawe ukagerereza, uzirinde ikibi cyose. Muri mwe ntihaba umugabo wahumanijwe n'ibyamubayeho nijoro, azave mu rugerero ye kuhagaruka. Ariko nibujya kwira yiyuhagire, izuba ryamara kurenga akagaruka mu rugerero. Kandi uzagire ahantu h'inyuma y'urugerero aho muca kwihagarika, kandi mu bintu byawe uzajyanemo igihosho. Nusohoka ukicara ugicukuze, uhindukire utwikire aho uhagurutse, kuko Uwiteka Imana yawe igendera hagati aho muganditse kugira ngo igukize, ikugabize ababisha bawe bari imbere yawe. Cyo gituma aho muganditse hakwiriye kuba ahera, itababonamo ikintu cyose giteye isoni, igahindukira ikabavamo. Imbata icitse shebuja ikaguhungiraho, ntuzayimusubize. Ibane namwe hagati muri mwe, aho izatoranya muri umwe mu midugudu yanyu aho ikunze kuba, ntuzayigirire nabi. Ntazagire maraya mu Bisiraheli kazi, ntazagire utinga abagabo mu Bisiraheli. Ntuzajyane igisasuro cya maraya cyangwa ibihembo by'utingwa mu nzu y'Uwiteka Imana yawe ngo uhiguze umuhigo wose, kuko ibyo byombi ari ibizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Ntuzaguririze mwene wanyu kumwaka inyungu, naho yaba iy'ifeza cyangwa y'ibyo kurya cyangwa iy'ikindi kintu cyose kiguririzwa kubona inyungu. Umunyamahanga wemererwa kumuguririza mu mwaka inyungu, ariko mwene wanyu ntuzamwaka inyungu. Uwiteka Imana yawe ibone kuguhera umugisha ibyo ugerageza gukorera byose mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Nuhiga Uwiteka Imana yawe muhigo, ntuzatinde kuwuhigura, kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kuwukubaza bikakubera icyaha. Ariko niwirinda guhiga ntibizakubera icyaha. Ijambo riva mu kanwa kawe ujye uryitondera urisohoze. Numara guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo wahigishijwe n'umutima ukunze, ukawusezeranisha akanwa kawe. Nujya mu ruzabibu rwa mwene wanyu, wemererwa kurya inzabibu ugahaga uko ushaka, ariko ntuzagire izo usoromera mu kintu ufite. Nujya mu masaka ya mugenzi wawe agihagaze, wemererwa guca amahundo, ariko ntuzatemeshe umuhoro imyaka ye. Igice cya 24. Amategeko yo kwahukana. Umuntu narongora umugeni maze ntamukundwakaze kuko hari igiteye isoni yamubonyeho, amwandikira urwandiko rwo kumusenda rumuhe, amwirukane mu nzu ye. Namara kuva mu nzu ye, yemererwa kugenda agacyurwa n'undi. Kandi umugabo namunyungwakaza akamwandikira urwandiko rwo kumusenda akarumuha, akamwirukana mu nzu ye, cyangwa uwo mugabo wamucyuye napfa, umugabo we wa mbere wabanje kumwirukana ntazamucyure amaze kononekara, kuko ibyo byaba ikizira imbere y'Uwiteka. Kandi ntuzashyire icyaha ku gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Umugabo naba arongoye vuba ntazatabare, kandi ntazakoreshwa umurimo wose. Mara umwaka iwe aruhutse, anezeze umugore yarongoye. Ntihakagire umuntu waka urusyo cyangwa ingasireho ingwate
kuko yaba yatse ubugingo bw'umuntu ho ingwate. Nibabona umuntu wibye uwo muri bene wabo Abisiraheli akamugira nk'imbata cyangwa akamugura, uwo mujura azicwe. Uko aba ari ko mukura ikibi hagati muri mwe. Wite ku muze w'ibibembe kugira ngo ugire umwete wo kwitondera no kumvira ibyo abatambyi b'Abalewi bazabigisha byose. Ibyo nategetse abo azaba ari byo mwitondera mwumvira. Uhore wibuka ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Miriyamu mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa. Ntuguriza cyangwa nutiza mugenzi wawe ikintu cyose, ntuzinjizwe mu nzu ye no kwiha ingwate mu bye. Uhagarare hanze, uwo uguriza abe ari we usohokana ingwate ayiguhe. Kandi niba ari umukene ntuzararane ingwate ye, ntuzabure kuyimusubiza izuba nirirenga, kugira ngo aryame muri uwo mwambaro agusabira umugisha. Ibyo bizakubera gukiranuka imbere y'Uwiteka Imana yawe. Ntuzagirire nabi umukozi ukorera ibihembo n'umukene w'umworo, naho yaba uwo muri bene wanyu cyangwa uwo mu basuhuke b'abanyamahanga bari iwanyu mu gihugu cyanyu. Uzajye umuha ibihembo bye by'umunsi akoze, izuba ntirizarenge utarabimuha, kuko ari umukene akabihoza ku mutima abyifuza, adatakira Uwiteka akakurega bikakubera icyaha. Base b'abana ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base. Umuntu wese yicishwe n'icye cyaha. Ntuzagoreke urubanza rw'umusuhuke n'umunyamahanga cyangwa n'urw'imfubyi cyangwa umwambaro w'umupfakazi ntukawumwakeho ingwate. Ahubwo ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura ikagukurayo. Nicyo gituma nkubuza kugenza utyo. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda. Uzaba uw'umusuhuke n'umunyamahanga n'uw'imfubyi n'uw'umupfakazi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntuzasubire kwakura amashami yawo ubwa kabiri. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke n'umunyamahanga, n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzasubiremo guhumba. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke n'umunyamahanga, n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Nicyo gitumye ngutegeka kugenza utyo. Igice cya 25 nacyo titire yaho iravuga ngo andi mategeko. Nihaba imburanya ku bantu bakajya kuburana, bakabacira urubanza, batsindishirize uwakiranutse, batsindishe uwakoze icyaha. Kandi niba uwo munyabyaha yakoze ibikwiriye kubitisha, umucamanza amurambike, ategeke ko bamukubitira imbere ye inkoni zihwanye n'icyaha cye. Yemererwa kumukubita inkoni 40, ntazazirenze, kugira ngo mwene wanyu atakubera umunyagisuzuguriro. Nibarenze izo bakamukubita inkoni nyinshi zirenze, ntugahambire umunwa w'inka ihonyora. Abavandimwe nibaba hamwe, umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu, umugore wapfuye ntazashyingirwe ahandi hatari muri bene wabo w'umugabo we, ahubwo umugabo wabo amucyure amuhungure. Umuhungu azabanza kubyara azaba ari we uzungurira se wabo wapfuye, kugira ngo izina rye ritazimira mu Bisiraheli. Uwo mugabo nadakunda guhungura umugore wabo, uwo mugore ajye mu marembo y'umudugudu abwire abakuru ati, umugabo wacu yanze gucikura mwene se, ntakunze kumpungura. Abakuru b'umudugudu wabo bamuhamagaze bamuhane. Nadakurwa ku ijambo akavuga ati, sinshaka kumuhungura, umugore wabo amwegerera imbere yabo bakuru, amukwetura inkweto, amucire mu maso, avuga ati, uko bari ko udacikura mwene se agirirwa. Izina rye rizahore rivugwa ritya mu Bisiraheli ngo, inzu y'uwakwetuwe. Abagabo nibarwana
umugore w'umwe akajya gukiza umugabo we, umukubita agasingiriza ukuboko akamukama, uzamuce ikiganza ntuzamubabarire. Ntukagire mu isaho yawe ibyuma upimisha indatira imwe biciye ukubiri ikinini n'igito. Ntukagire mu nzu yawe ibyibo by'urugero rumwe biciye ukubiri ikinini n'igito. Ahubwo icyuma gitunganye kingana rwose n'uko cyitwa aba ari cyo upimisha. Icyibo gitunganye kingana rwose n'uko cyitwa aba ari cyo ugeresha, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Kuko abakora ibimeze nka bya bindi bose, abakora ibidatunganye bose ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Uhore wibuka ibyo abamaleki babagiriye mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa, uko babasanganiriraga mu rugendo bakica ab'inyuma banyu, abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke, ubwo mwananirwaga mukaruha ntibatinye Imana. Nicyo gituma Uwiteka Imana yawe nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose, ikaguha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ngo ugihindure, uzaba ukwiriye gukuraho rwose kwibuka kw'abamaleki, ngo bibagirane mu bo munsi y'ijuru bose, ntuzabyibagirwe. Imana yo mu ijuru rero itugirire neza. Dushoje ibice 25 byo mu gutegeka kwa kabiri, turakomeza n'umunsi w'ejo dusoma ibice 26. Imana yo mu ijuru ibishimire.